turi kubona mugenzi wacu Oscar D Oscar Kimu wiriwe neza urageze Didas ntabwo ndabona ko nicara kuri ayo meza ngo nanjye mfate umwanya munini niyo mpamvu nisemo gutanga ibitekerezo byanjye kuri telefone ndasuhuza abatumirwa bose Dr. Jisitimana n'abandi na mu Rwanda cyaka ubu ngubu ubona ko noneho hatari mu ihangane gato kuri tekinike badufashe burya ryumvikane neza ngira ngo badufashe gato tukumve neza rwose twe turakumva ariko tutashaka ko tubirirwa bakumva neza okay ngira ngo arafata dufashe kuri tekinike nitungana umbwire yego ndaje gato cyane twakumvise okay murakoze cyane nasuje abatumirwa bose nganenga mu Rwanda cyaka sinzi uramurengera igiko ari umuvugizi w'abaturage kandi bavugiye akekana n'ibyo shimwe oya uyu munsi yarumyahuha oya urabona ndi umunyamakuru w'abaturage bafite uburyo bangezaho ibitekerezo byabo n'ibibazo byabo yaba ari kuri X yaba hari n'abafite nimero zanjye kandi urabizi yuko batangiye kumbwira ibibazo mbere yuko igazeti inasohoka urumva systeme ibibereho ni nziza yaje ikenewe ariko ntabwo ikora ibyo yitirirwa byuko ari dynamic social registry amakuru arahinduka nibayahindure biratangaje kandi uzabibona ugiye na Nyabugogo ugakora noza ugakora ugatondeka nk'abantu 20 cyangwa 30 n'abakarani mu bakarani hariya ntiwaburamo batanu barimo mu bazishyira 20,000 iyo sampo urumva yuko yahagararira igihugu rwose kubona abakarani nka batanu mu bakarani 30 handitseho ko bazishyura 20,000 ariko Swakimu ushobora gusaba amakarani afite isambu afite amafaranga waba ufite isambu ukajya kwirwa wikorera imizigo abaturage wiruka inyuma y'imodoka z'abantu ubwo baraza kutubwira iki bita imitungo ifatika icyo ivuze muri sisiteme uretse nanga igitekerezo cyanjye bacyumve ni recommendation ndimo guha abayobozi urumva bagende bavugurure neza sisiteme imibereho ikora uko ikwiye biriya byiciro ziriya nzego bubatse uko bazubatse iyaba koko amakuru arimo kurahura n'uko abaturage babayeho nta muntu wavuga ngo bazamuye imisanzu ngo atere imigeri twakoze ikiganiro zinduka kwakira telefone 20 twatangajwe gutanga nk'umukozi wo mu rugo nawe yanditseho ko azatanga 20,000 shebuja ari ku 8 shebuja ari kuri 5 nicyo kibazo gihari noneho nkibaza igihugu cyasiganwaga n'iki iyo kibanza kigakora pre-test kikabona ibibazo birimo kuko akazi kagiye gukurikiraho nako gukosoza amakuru babyanga babyemera bagomba kuzayakosoza kuko byazatuma hari abantu badatanga mituweli de sante kandi ari nziza barakubwira bati abantu bo hejuru bahembwa hejuru y'ibihumbi cyangwa binjije hejuru y'ibihumbi 120 ni bake ni 8% ariko 8 ntabwo ari mutoya mw'abantu mwe ntabwo ari mutoya igikuru ni uko koko bakwiye kwishyura 20 baba ari bo koko babikwiye nta muntu urimo warenganye winjiyemo ngo akige kuri 20 kandi adafite ubushobozi bw'ibihumbi 20 abo 8 nabo barahari benshi twagiye tuganira bataka ngo ni menshi urumva ugasanga ni umusekirite harimo n'abasekirite twaganiye araguhamagara tumva usare ati mwebwe ibihumbi 60 ku kwezi nabyo biza rimwe mu mezi 3 none bakize ku bihumbi 20 ku muntu ni ibintu bakwiye gusubiramo n'ibyo bitekerezo nagira ngo nange naho ubundi nta mpamvu yo kwiruka bagombaga kubanza bakabisuzuma mu murenge umwe bakareba ko systeme bibereho kuko ikora neza kuko systeme urayitestinga mbere yuko uyishora mu bintu byo ku rwego rw'igihugu ndabakimiye mukomeze mugire ikiganiro ariko hari n'ikindi ukunda kureze kuvuga uti hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 20 harimo intera ndende cyane icyo cyo ari abaturage bakigaragaje barakivuga ariko uribuka ko aho nabibarije nawe ari uhari iki gisubizo bamaye nuko igihe kizagera iriya ntera irimo hagati bakayigabanya kuko niba umuntu ari mu ibihumbi yinjiza amafaranga 120 ibihumbi 119,900 ayishyura 8,000 noneho uwinjiza ibihumbi 120 n'ifaranga rimwe akishyura 20,000 ku muntu
harimo gusimbuka ko ku rwego rwo hejuru. Ikindi njyewe nanenze ni uburyo babizamuriye rimwe bikabashoka ku bantu. Yego bari bamaze imyaka 15 batabizamura, ariko se n'abaturage bari barababujije kubizamura nibura buri myaka 5 aho kugira ngo bize biremereye bibikubitaho. Iyo ikintu gihanutse hejuru giturutse hejuru cyane kigera hasi gifite uburemere bwinshi, byo bitanuza vitesse à l'arrivée au sol. Iyo giturutse hejuru cyane kirashwanyuza gihanutse giturutse hafi. Bagira bazamura ibintu nibura buri myaka 5 bitazajya biba uburemere ku bantu ngo bibabere icoke. Urakoze cyane. Bari biri systematique abantu babikurikira cyane kugira ngo abaturage bacu babyumvise Latifa nibyo abaturage bagiye batanga. Ariko nanone hari mugenzi wacu yamereye kare tugitangira ikiganiro namwereka gakira cyane umuntu bita Emmanuel Ningi uramwibuka. Yego ndamwibuka. Yamwe agashaka gutanga igitekerezo nubwo turi kujya tura ku musozo, ariko ubu telefone inkundira Emmanuel Ningi rwose turaza kugira umwanya kugira ngo batumirwa wenda nawe hari ibyo wenda aganira n'abaturage, hari ibyo yagiye abona. Emmanuel Ningi wiriwe neza. Ningi wiriwe neza. Halo. Tekereke bamfashe nkumve neza cyane, nkumve abatumirwa bakumve. Ndabumva mwiriwe neza. Yego. Nanjye ndabumva. Nubwo ikiganiro cyanyu ntatangiranye nacyo, ariko ni ikiganiro ni ibintu wenda nsa n'uhoramo. Ngira ngo na Dr. Regis twaravuganye. Nawe arabizi turi nanjye ubwanjye kuri gahunda yanjye, ndi muri gahunda yo kubafasha muri ibyo bintu bakoze. Kugira ngo urumva kugira ngo biriya biciro bizamuke ntabwo njye mbigaya, kuko indwara ziragenda ziyongera kandi zihenda, ku buryo leta n'ibitaro bibatwara amafaranga menshi. Ahubwo icyo navugaga cyane ni ukuvuga ngo uburyo imivurire ikwiye kuzamuka, ariko noneho bakabara neza. Nk'ubu nabaraga wenda nk'imibare nko kuvuga ngo umuntu usa 20,000 akaba ari abantu akaba ari 5 yego 100 mu mwaka ku muryango. Nkongera nkibaza ngo umuntu uhembwa 120 muri leta cyangwa muri prive, ariko akaba ahembwa umushahara, akaba yishinganisha mu kwivuza muri RSSB. Mu mibare batubarire batubwire ngo uyu muntu w'120 tuzi ko leta imutangira 7.9%, nawe akitangira 7.9%, akaba 15%. Ese uyu muntu nabaze nsanga we amuvaho kuri 7.9%, ari 108. 108 avuzwa na ni 108 ku mwaka. Ku mwaka. 20 niba ariyo babariraho, niba ari nete cyangwa brut, ubwo barabitubwira ni 108. Wa wundi nawe winjiza 120 batanze mu rugero ni 100, harimo itandukaniro ry'8,000 gusa. Noneho nkibaza ngo service basobanurire abumva ya maradiyo, badusobanurire ngo ese uyu muntu wishyura 100 kuri mituweli, n'uyu muntu wishyura 108 kuri RSSB anyuze muri Rama, ubwo tubitandukanye n'imituweli na Rama, ariko byombi bihuye muri RSSB. Service bahabwa ni zimwe ku cyarimo ikinyuranye, banze bakidusobanurire. Service bahabwa z'ubuvuzi zose ni zimwe. Nzi ko muri mituweli bishyura 10% kuri tike moderateur, hanyuma muri Rama bakishyura 15%. Ibyo byo biragaragara ko tike moderateri ukoresha Rama azarusha uwa mituweli de santé. Ariko noneho twongere turebe bimeze bite ku byerekeranye na service bahabwa. Ubwo ari ku biti n'ubuvuzi. Yego arasa ku ntego ariko yego oya icyo narashe ku ntego kuri icyo uburyo babigereranya byombi. Icya kabiri ni uburyo wumva abaturage bose bavuga ngo ku 20,000, kandi ukumva ari abaturage basanzwe batope. Ese ayo mafaranga ko numva hakwiye gusubirwamo iyi systeme imibereho igasubirwamo 100%, kugira ngo abanyarwanda banyurwe, igasubirwamo 100%. Nicyo gitekerezo cyanjye. Icyanyuma nashakaga kuvuga ni ukuvuga ngo ku byerekeranye
kugira ngo bigende neza bashobora gupfuma kugira ngo bizagendere neza icyarimwe, aho gukosora buri kanya ibintu bidatunganye, bakiyemeza bakaba baproronja bakagera muri 1/2 cy'umwaka wa budget, ni ukuvuga kugeza mu kwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2026. Nibyo bitekerezo natangaga, ariko ubundi muri SSB hari gahunda yo kubafasha kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Murakoze cyane. Urakoze cyane, ngira ngo cyari igitekerezo cye, bune n'ubutumwa bugufi bagiye batugezaho. Abatubiri uburyo bagiye babaza bashobora gukora inshamake kuko nimero turi kutujyana. Reka duhere kuri muri RSSB. Murakoze. Mperewe wenda ku cya nta muhanga. Burya mituweli na rama kuko zinjiza ntago wabigereranya, kuko rama iyo tugusabye 7.5 naho kwitangira 7.5 tuyagusaba buri kwezi. Okay. Tuyagusaba buri kwezi. Onde ni buri ku mwaka. Iyo narimo nkora imibare ndeba umwaka ushize ugereranyije umunyamuryango wa rama, kuko ni 15% y'umushahara. Harimo afite umushahara mutoya, ari nabo benshi, hari n'abafite umushahara munini. Ugereranyije usanga umuntu umwe, umunyamuryango umwe wa rama yaraduhaye amafaranga kabakaba 140 ku kwezi amoyenne muri rama. Urebye amafaranga twinjiza yose n'abanyamuryango dufite, usanga rero amafaranga ya rama yo ni menshi cyane. Bon, ntago ari menshi cyane kubera ko nayo contribution za buri kwezi, ni contribution za buri kwezi kandi zituruka ku mushahara. Aho mituweli ihuriye na rama nuko bose n'ubwisungane magirirane, buri wese atanga uko yishoboye, yarangiza agakoresha service uko azikeneye. Ntabwo ubona service mbi kubera ko watanze make cyangwa kubera ko wishyiriwe na leta. Ntabwo nubwo ubona inziza zisumbuyeho kubera ko watanze menshi. Ni ukuvuga ngo bose batanze uko yishoboye, ariko niba indwara malaria bayivura kimwe baraza uw'120 uwatanze 20,000 n'uwatanze 8,000 n'uwatanze 4,000 bose bavurwa kimwe. Niyo principe yari mituweli na rama twese duhuriyeho, bitandukanye no mu bwishingizi bw'abigenga, bo bakuvura bakurikije amafaranga wazanye. Ayo wazanye wenda nabwo bareba ku rwego rw'ikigo bakaba basaranganya, ariko ku kigo nyine ayo wazanye yari menshi baguha byinshi, wazana make bakaguha bikeya. Ikindi cya kabiri nashaka kuvuga, wenda na Godfrey araza kunyunganira, nuko iyi system imibereho ni dynamic, ibintu birahinduka. Ndetse ni nabwo ni nayo mpamvu uburyo yubatswe ntabwo ari system yo igenda ngo iterura amakuru, iyakura aho ari, iyo aho ari ahindutse nayo irahinduka. Iyo urugo rushyashya rwavutse, iyo umwana yavutse, turimo turakorana, barimo Minaro kirimo rakorana na NIDA. Iyo umwana yavutse mu rugo, umwana yiyongera ku muryango. Iyo urugo rushyashya rwavutse, harimo abanyamakuru numvaga bari kubaza, ese nashatse ariko ndacyabarizwa iwacu. Ibyo ngibyo bizajya biba mu buryo buri automatique. Uhita uva iwanyu ushinga urugo rwawe na wa mukobwa mwashakanye mugakora urugo, bihinduka urugo rushyashya. Ni uburyo izubakwa ku buryo atari bya bindi ujya kubwiriza, ahubwo bya bindi byo kuvuga ngo abaturanyi barangeneye bampa ibingibi, nibyo byaba birimo ibibazo byinshi kurusha iyi system nshyashya. Nagira ngo abantu bayigirire icyizere, kuko hano amakuru aturuka arizewe amenshi. Hari makeya ushobora kuvuga wenda umuntu byatuma yafata icyemezo kitanoze, ariko ahenshi uzasanga amakuru. Niba uhembwa umushahara, niba ufite umusoro ku nzu zawe zikodeshwa, niba ufite ibyo bintu, ntabwo ari ibintu wavuga ngo ayo mafaranga ntayahari, arahari byanze bikunze. Niba ufite uko ubayeho, system imibereho iri kugaragaza ko iri kutugaragariza neza, nta muntu uri gusabwa ibyo adashoboye, uretse bakeya bishobora gusanga koko amakuru yarakusanyijwe kera akaba akeneye kuvugururwa, ariko andi makuru menshi atari yayandi bajya mu rugo kubaza, ari nabyo Godfrey aza kubivuga inshuro bizajya bisubirwamo nabyo, ariko amenshi aturuka mu zindi system zose uko zihindutse nayo arahinduka. Bya bindi Godfrey yavugaga, imodoka yiyandikuje ayikuvaho, n'ubwo ngo ubutaha umuntu yongeye kureba yasanga ya modoka itakikuriho. Godfrey ngira ngo unasubize witwa Theo, we yavuze ati icyo atari kwemeranywa nawe ngo nuko uvuga ngo mwagendeye ku cyo umuntu yinjiza utarebye ngo mbere yo kumusaba umusanzu asora bingana iki. Yatanze yavuga ati yo ninjije mu 200 akodesha 50, amatike 60, kurya 60, atusande muri minus. Nabonye ari noza rutoro cyane yakoze. Ibyo kwinjiza n'ibyo gusohora, ibyo byo sinzi uburyo mubihuze mu gihe muri system imibereho. Arakoze ni igitekerezo cye wenda kuri mituweli
kuko ariyo turimo kuganiraho. Mituweli ni ubuzima, ukuvuga ngo twese twabishyira mu byo dusora, bavuga uti mu byo ninjiza ngomba kugira amafaranga runaka nk'uko nteganya kurya ibyo ku ishuri n'ubuvuzi bikajyaho. Hari icyo Swaridi yavuze ngo iyo tuvuze dynamic cyangwa system ihora ihinduka, wenda abaturage badukurikiye ariko nawe Swaridi wenda arimo aratwumva, ntabwo ari system gusa yitwara, nuko nanjye umuntu mfite uruhare kugira ngo amakuru yanjye ahore ari up to date cyangwa avuga ishusho nyayo yo mu rugo. Urugero ngeze gutanga, hari abantu benshi usanga yaragurishije imodoka ikimwanditseho, ubutaka, inzu n'ibindi byinshi. Hariho uburyo bwa bundi bavuze bw'akanyenyeri. Hari igihe mvuye ku kazi kuko nko muri Ramanata byo bahita babibona. Aho harigendukamo muri system. Nabwaga miliyoni mvuye ku kazi karahagaze, na Everest gikwigarwaho cyane, hari ibintu biri automatique ku buryo byo ninjizaga iyo bivuyemo, kubera ko aho agohemberaga barekera kuguhemba muri system bigaragara ko utagihembwa. Nyine hari cyazanika ku muntu wa mituweli. Biterwa, ni ukuvuga ngo ubundi aho twahereye dufata uwo mwaka, bihinduka undi mwaka, bizajya bihinduka undi mwaka. Ubwo system nayo izabirika. Ariko nanone nk'uko nabivuze, erega nubwo dufite system turi n'abantu, abantu baranatekereza. Hari ibimenyetso ko Didasi yahembwaga aya mafaranga yari yamushyize muri iki cyiciro, ubu ntakiyafite. Nekereza ko ari mu bintu byo kuvuga ngo uyu muntu twamufasha iki kugira ngo abone ubuvuzi. Nigeze no kubivuga, hari abantu reka cyo dushaka dufashe uyu munsi, nuko uyu munsi none urwego rw'akagari nirwo abaturage bahita barebaho cyane. Bazajya ubushobozi rye bwo kuvuga ngo ibi bintu koko twabihindura, umuturage dusanze twamufasha, kuko ubwo burenganzira nabwo bafite ubu ngubu, yaba ku murenge, yaba ku karere, yaba ku kagari. Nigeze ni icyo abaturage bakeneye gusa cyabafasha, ubundi ihumure nkeka ko kuri bo rwose nta kindi kibazo cyaba kigihari. Nigeze kubivuga ko biri mu bintu byihutirwa, sinavuga ngo ni ryari, ariko ku kwezi kwa gatatu biri mu bintu tugomba kurangiza. Ko nakubwiye ntabwo ari ibintu wakwihutira uvuga uti ejo, kuko harimo ababivuga atari byo, harimo ababivuga ari byo. Ugomba kugira ngo ese uzaza ari Karama ashaka gukosoza agomba kwitwaza iki, niki twareba kugira ngo tuvuge ngo uyu muntu ibyo amakuru atanganisho. Ni ibintu tugomba kuzaganiraho n'inzego zose, noneho tugatanga umurongo. Ariko ni ibintu ntakwizeza ko kuri abo bantu ubona koko bizakosoka. Ariko harimo n'ingero, nidukosora uruhande rumwe. Hari urugero wavuga uti umushoferi atanga, ni Evariste wabivuze, ati umushoferi uhembwa 60 arishyura 20, akasha boss we. Izo mpande zose kubireba ni gute amakuru, ni uruhare rwese. Ngira ngo aho tugana ni ukuvuga ngo ni gute twahuza system aho bishoboka, ko ibintu byose bishingiye ku irangamuntu, aho bishoboka tukajya tugira amakuru meza akadufasha mu igenamigambi. Ni gute ni ibintu duhara. Ariko se ko turi gutanga amakuru dushaka indangamuntu zikoranye ikoranabuhanga, ku cyamakuru mutayahuza muri turi gutanga bigasohokana ni irangamuntu ikoranabuhanga. Buse wenda kubagiyeyo bafata amakuru y'umuryango, ariko ibijyanye n'ubutunzi income ntabizamo. Kandi ahandi bifata. Hari uko niba Rwanda Revenue ikoze izakomeza ikora ibyayo, mu butaka bakomeze bakora ibyayo, ariko ni gute izo systeme zivugana. Ariko nanone birasaba uruhare rw'umuturage rwanjye. Niba hari ikintu cyavuyeho cyangwa cyiyongereyeho, ndagenda nkoresha izo metasiyo. Ariko ndafite tugana ku musozo w'ubu, ntabwo abaturage bazagira impungenge yo kubutaha mu bintu bizajya bibasaba amakuru, bazajya banga kubaha amakuru y'ukuri, bagaturiye amakuru yacu. Erega hari n'abayahishe, turabimenya ko bayahishe. Hari n'abayahishe bijya hanze. Barabura ritaha ibi twakoraga byose, bati aya makuru yadutanga burya cyakoreshwa. Wenda n'ubundi igenamigambi ni mu nyungu zacu twese nziza. Wenda icyo nanavuga kuri icyo ngicyo, kuki ugomba kuyahisha, kandi tuba tunabizi, twe turabitekereza abantu uko duteye. Iyo bigiye mu mafaranga umuntu yifuza gutanga makeya atitaye ku byo ari bubone, niko abantu bateye.